mujyane ku gicumbi cy'ababyeyi. Nanjye ndaza. Cameraman. Baryanyi sitisika. Karibu ni muze. Mbabazi. Ntaza gupfukama umwana mu ngiye gupfukamira. Mumbabarire kuba nagize impungenge nke. Babyeyi muratwumva neza. Murakoze. Uvuga ngo gutungana n'ukwanyu upfundura umutungo wawe. Babyeyi gutungana n'ukwanyu. Ngaho upfundura umutungo wawe. Zere kumeze neza ari hose mu cyo gitandukanye urasaje uburengezo amajyepfo amajyaruguru of course nitwa Cheke tu sinza kuvuga byinshi kuri no munsi kuko no munsi ari cyo bijyanye ngo warasenze uburiki cyangwa wareretswe nibahanurirwa ikintu cya mbere n'amakuru dusora atandukanye mu cyo gitandukanye mu Kigali n'ubuzima 50 yindi cyana mu kanya nayo uraza kwimba neza fresh sana magaze nifunze guhera hasi hejuru. Mfite ikarito mu ntoki, mfite igikapu mu ntoki. Iyi karito rero abadukurikiye. Twabonye umugabo utanga ubutunzi. Umugabo watanze ubutunzi nagiye mwumva ngaha abantu ubutunzi, ngabana akaba ubutunzi ari nabo babuhaye mireba ariko sinamubonye. Nabonye umugabo n'umugore abaha ubutunzi turi hano mu kabari. Abatwa turi kumwe ibyo bariye ibyo banywereye hafi 100 ngahe. Yarabyishyuye yafashe inote imwe yonyine ya 5 ayishyira mu ijag amenamo inzoga yavayemo amafaranga yose twanywereye. Ahangaha turiwe abantu mwese mwagiye mumumbaza abantu mwese mwagiye mu bivugo byinshi byetandukanye uno munsi yambwa ati 9:30 ubu hageze ntago ari gitumo twahanye gahunda 9 zisigaza iminota 9 n'igice zisigaza iminota 5. Okay mugenzi wanjye turi kumwe hano akira bamwita bucyaca mu gace nkuko mubizi ninjibigi batandukanye kiro meza fresh iyi karito do rimwe ubusa ese ikarito rimwe muhamuroki buretse gatoya kiyipangu cyo kwa muganga bantumye ikarito iyo karito yogiye kwivuza cyangwa ni kirose umva ko twigenje ngo gukira ni rimwe bantumye ikarito buretse bana mascope bana mu rwembe gahore hari n'amavuta bantumye yopfumuguza rengi kiro none serega mana imana yavango ni mu buru bwenge nzabavanaho amaboko ivya rero reka kuvuga ibintu byinshi ubu nanjye umva se wonyihamagariye nanjye kugwa gitumo ibigiye ku munega mugire ngo ngarame karita ngo yuze amafaranga se ndashaka kureba ibintu karito za amafaranga gutwara twiyatonga twigirisha ni bicace mu gace nkuko bisanzwe n'ikibazo sawa sho na introduction umunsi ndi bukora yaka yayikoze je navuze byinshi yetandukanye je nahawe gahunda na muganga mu minota ku isaha 9:30 hasigaye iminota mike none urupangu rwe cameraman wabonye urupangu rwe basi ntabwo aziba mu mukire ntabwo aziba mu mbwa nayica ntabwo wahura mbwa nayica cyangwa ubwo baje kwirukanganye umuntu mu ruhengero uri rukanga ngo yapfuye wallahi none nagiye kora mu kirose ako amutipe w'ibyihene amateka yamubayeho ntago ashinje kwiba bana yanjye cyavuze no mukire abadukurikiye muduhe commentaire subscribe like share and comment ubu ngende bari amafaranga uzemana ese ugiye ugiye muri banki ariko cyo ibintu kubaza ugiye muri banki ako ikintu nemeye nubwo ngenda mwemera neza yahaye umugore n'umugabo amafaranga yuzuye se ubundi si ya kugira ibitangaza none bivuze ngo Cheke tu ndakizese ya muri gitumo buretse katufasha batanu ari nose yanumye 9,000 yanumye 9,000 kiro buretse yanumye 9,000 ibi ni ibintu urimo kubona none bigutunguye yanumye 1,000 siya yanumye 9,000 ariko 10 nta mupfumu ugira ngaye mvase nta mupfumu waba muzi meze gutya tuvugisha ko tubaza kwa mu bafite imbaraga zabo ariko hari abantu Imana yahaye imbaraga zabo kuri isi iminota igiye kugira nturagera yambwe ati niharenga n'umunota umwe siya tagapfusha rukara
hose turabonanye. Ikibazo ni ibirahure gusa. Bazara kutubona. Umva se. Siya. Tunamarida. Uno munsi nta bintu byinshi mwana. Ndabona wogendere nkuruje. Ndabura gushaka kwiruka. Yemwe. Karibu. Muraho. Karibu. Ai, tuko yamba. Naje muga. Muraho neza. Rakomeye. Ni mugenzi wanjye. Muraho. Amwita bucece mu gace. Nani kamera mayo nago wamusore. Nzuginze ko nawe niruka. Cha niruka. Muga isaha wameze rageze ndahageze. Ganga ko ndi bambaye nk'abamaserera. Muganga nahageze ariko. Karibu. Anegerere muganga ta. Kiro. Reka nkubwize ko. Muga. Gahunda twahanye. Mwegere se. Nta kibazo cyarakaye. Na mugenzi wanjye. We. Karetanye nayo. Karibu. Kimeze neza. Ganga rwose. Karibu. We. None se. Isaha wampaye. Mageze neza Ni wowe twavuganaga. Ngese akamara ajya n'ubwa mbere nkubonye. Najyaga numva amajwi yawe nkabona ibyo ukora nkamuri iki. Ariko ikintu ndimo nibaza. Barangiyewe. Na mugenzi wanjye arabizi. Nemera nabo. Yambwiye yaramwe mu butunzi. Gusaba ibiraya hangaha cyangwa bitoye. Yafashe umugore n'umugabo baho ubutunzi barakira. Hano umukire hano hajyamo umuceri nk'ibiro bingahe? Nk'ibiro 10. Gahunda aba bantu fanta yo kunywa. ngo yabazanire fanta yo kunywa. Ukamenya hano kugira umuntu gituma bakangura. Bismillahirrahmanirrahim. Inde? Bismillahirrahmanirrahim. Kuzanira abantu fanta yo kunywa. Sana hana kandi. Semuga ntagasembuye mugira ajye ko. Ntago ngiye ngo agasembuye. Bashyire kuno ugende. Burya ndashona mbere cyaka. Ntagasembuye mugira? Ntagasembuye mugira? Narifite n'umuga. Ariko ibintu ndi cyakoze. Mugajya koma ngo batamikare tangara yuza amafaranga. Arakobe hose urima. Semuga guteretse mwene hano. Umva se. Anga ni ku meza y'ababyeyi. Ngiye ngo urama Bavuganye kuri cyambere ngiki tukihuse yenda shaka amafaranga ariko burya niyo nshaka muga inzoga umutinwe naga inzoga twinwe bona yankoraho nabwiye abantu byankukiramo hangaha naho nubakiye ababyeyi Gicumbi hani wanjye ku nzoga y'abakuru none bamita mbono rero nabaha karibu hari nandi cyo kujya karibu tugakomeza ku Gicumbi bitangira neretse abantu badukurikiye tuza kumenya ibyahe banirwenya no mu mafaranga nombe cyende ariko ari inote y'igihumbi yindi aha ni mu ruganiriro reka nkujyane ku Gicumbi cy'ababyeyi nanjye ndahasa cameraman baryanye sitisiga karibu ni muze ntabwo ndisiga Fanta cameraman fanta yawe naho yiza karibu ni muze cameraman gerane nanjye tugira tunanirwa no umukire pe no mukira ariko no mukira karibu icara ese we icara aho ngaho icara kuri iyo ntebe dore ne bigiye kucara siya icara kuri iyo kareka nago nyicara icara kuri iyo ntebe icara kuri iyo ntebe ababyeyi yazo ko nakwicara hasa kugira nyicare kubera Imana ndayicara kasi uriyahura nicaye ku ruhu uriyahura nicaye ku ruhu rafatana bangiye gukira muga takora twinikaga cameraman gendane nanjye akira vugana n'ababyeyi kiroso twakoze byinshi kubera Imana bajya abantu gituma bajya gupfumuza nawe ihembesha babyeyi muraho neza babyeyi nguyu umwana wanyu mwemereye ubutunzi ageze aha ku Gicumbi ni mu mwakire uvugane nawe musuhuze se siya rapfuye ko yigeze waki zapanze uraho ndacaye mugira ubwoba nta kidasanzwe ngo nguki nabatembere shaka kutugora kwa so
nahageze mwanyemera ubutunzi bwanyu reka nyitereka nje kuri baranyishimira nahageze murakoze babyeyi kumwakira reka nongere na ntabwo imbaraga n'ububasha bwanyu babyeyi bakinze tubacaye nzanyemo cyambere ni amafaranga kirose ufata amajwi hirya mani ku muhungu ngenda muraho neza yego gutungana ni ukwanyu babyeyi yego umwana wanyu mwemereye ko agomba kuza akabasura agatahana ifunguro agahabwa ubutunzi yaje ariko ntabwo yigeze atubwira ko azazana n'abanyamakuru sinzi ishusho mwabifashemo niba muramubabarira mpamagara muri bibiri wazanye abanyamakuru umwana wawe uwo ni inshuti yanjye ngewe nashatse isi yose ibibone nimba koko ibyo mugiye kunkorera ari byo ndashaka ubutunzi ngo bitewe nuko ngashaka amafaranga kandi akaba ashaka ko isi yose ashaka amafaranga ibibona hari umukomzi utabibwiye igikoresho twamutumye aragifite babyeyi icyo gikoresho gitereka aho ngaho gipfundikire neza ndakubwira ibyo ababyeyi bambwira bismillah yego bose koce twagutumye iri hehe mwana wacu na abiza amafaranga mwese muri banki twagutumye ziri hehe muri banki ije gupfuma inote twagutumye ziri hehe inote twagutumye zo amafaranga yo kuza mwana mu 9,000 tabifite babyeyi amafaranga ngo batonze za noti 9 murakorera se inoti 9 ibihumbi 9 yazanye n'abandi bantu n'urwembe yuzuza n'amavuta ngo shyiraho ikindi gihumbi kuko wazanye n'abandi bantu n'aya mavuta yarazake azisige shyiraho ikindi gihumbi n'urwembe birambike hasi nkomeze nkubwira umuhango kubera nk'uko ababyeyi babitegeka ababyeyi yarangije sura sibi kabyara fata kuri ayo mavuta ya razake usige muri icyo gikoresho kiruta kumuyobora ababyeyi yego siga asigaye yapfundikiriye atereke hasi tereramo izo note zombi ujye uzibara imwe imwe uyibara uvuga ati babyeyi tambikize wema imwe imwe igihumbi bitatu tajyana n'amaguru 8,000 iyo wongeyeho ngibi ni 10,000 ngo wabyishe subiramo ngo babaze umubare gutabaho nano uratera muvuga ngo iyi ni y'igihumbi iyi ni y'igihumbi yego mwana wacu iyi ni ya 2 yego iyi ni ya 2 yego iyi ni imfura ya Beneri y'u Rwanda ya 5 yego yego yamaze kuyatereramo ababyeyi arakurikizaho iki cameraman kuvugana n'abakurambere bampa imbaraga zo gukora ibidasanzwe yego vuga ngo gutungana ni ukwanyu babyeyi ugutungana ni ukwanyu babyeyi nazanye 10,000 byanjye igikoresho cyuzura amafaranga vuga ngo iki gikoresho cyuzura ubutunzi na telefone yanjye ndashaka kuyifatisha oya nta telefone urashyiramo iki gikoresho cyuzura amafaranga yanjye ngiye guhabwa ubutunzi funga ngaho funga babirafunze twakoze byinshi twagiye imisozi twagiye mu cyo hano wacu babyeyi muratwumva neza babyeyi funga neza ku buryo pfuka neza na scotch cyangwa sikocha kiroso
abadukurikiye yego babyeyi ibi byose kwisi yose duceca mu kujya gusoma kuri icupa ntabwo atufata kugira ngo ufate amashusho neza yego babyeyi upfara na yawe dupfara urazigeneye kunywa inzoga yeba fumugiye nyine funga neza umuramizo ubukene barashize se ibintu byo gupfumaguza yese bungeye muri eliminate tewe ndemera ngo muganga wigira impungenge mwana wacu ese skotsi mugezi imbaraga mu baratse gato baratse ngo ngiye gukira izi imbaraga zidasanzwe z'umurengera wabana banje ku ishuri nzamara amafaranga kubishyura ishuri biga muri prive uje gukura amafaranga kubera imana nyine zikora nzi kuri mushyiramo umuceri nk'ibiri 10 watangiye kugira ubwoba mwana wacu mo ndabica nabi ndimo ndasusura mu ntoki ugamumva bane mva hana amahoro ari kugiye twakugira ngo tubikore utaje ahangaha cyakoze umuganga n'umukire kube ibi byose ni inzara ubushobozi bwo gutanga ubutunzi mfite ahubwo imbaraga z'ababyeyi imbaraga z'ababyeyi imbaraga z'ababyeyi nizo ziduha kuba buri wese icyo yemerewe ababyeyi ngo umwana wanyu arumva yakongera akavugana namwe ese ubu ngubu mugiye kuva hano nakize ubundi uravugira he ndashaka inote nkatira tubanze dufunge neza igikoresho sura nyuma dufata amashusho yose ibintu ndabe byari byo bawe kiro se uramamagara umbaza iki ambaza iki ahantu wanzanyemo sha ndimo ndabona impu ngagiye gupfundika mbona nanjye bikukundiye naye ibihumbi 10 mu hano zigarura segarura yemaze amezi 2 bambwira ngo uzatuguha ubutunzi naratiye nabwiye famille yanjye ngiye kuzana amafaranga ndavanga mpitanye muri banki ariko cyo aha nta mafaranga yajyamo tubanze dufunge igikoresho mana nya gusaguka imbere y'ababyeyi ntabwo ibihano baramurutije inkuba ngo nongera mugira nzoga ntabwo ari abakuru ntabwo bari nta kibazo kameramani nawe ni cimana arayigotomeye wongera kuvugura ntabwo ibihano n'ababyeyi iyi karito n'utama amafaranga kuyigira umura nta cyangwa hano ku gicumbi cy'ababyeyi ngaho nibere cece mu gace kuri sawa Siaka TV 500 Kigali News minita no ku mbuga zanjye zose Twitter TikTok ko bana bakundi nkoranyambaga gushyiraho ibintu muba mwabo twega twereka abadukurikiye abantu badukurikiye two kujya tugaragaza ibintu by'ibinyoma wowe nimburi n'igihuhano bitangaza ndashaka inoti bari igihuha tubirabyereka abantu Jawano Cameraman ahagarare neza Cameraman agira amakuru agucika amusomeje kuri ranzo kw'abamaye n'ingira icyomba tujyana ntacyo urabona ntabwo usomeye n'ingira icyomba tujyana bavura abana bana ndene nyimana n'inzara gusa ikindi nkurikizaho numva nkakurikiza amategeko n'amabwiriza y'igihugu cyawe arasenze uburiki to umunyarwanda igikoresho yazanye yari yaragikoreshejeho kiri kujya kitugora murabibona tugamije kugira ngo tugere aho kitakiriho imivumo kuki wazanye igikoresho mwakoreshejeho mwana wacu na umuturanyi wakimpaye warafite cyenkayire umukurambere ni umugore cyane umukecuru uyu nguyu ni umusaza nyamuzindukira akazaza ejo umusaza w'imyaka 121 atuye hehe atuye ku isi ya gatandatu isi ya gatandatu munsi y'ikirunga mu mba cyitwa Nyamuragira aracyabaho cyane kuzimu ni kuzimu mubona habaho amadayimoni cyane kuzimu aragenda akayazana buriya nta n'idayimoni izongera hase ndimo ndibaza hari umuntu wamenya ubutunzi sibyo hari n'abantu baba bashaka ubutunzi mu bihugu bigiye bitandukanye
bo yakoresha izihe mbaraga ngo nabaho ubutunzi ariko ibyo nabimubaza mbonye amafaranga amuhanukira abari mu birere bya kure abari mu bihugu bya kure uko twebwe abantu badukurikira kuko nawe nakwingingiye kugira ngo ibyo uhabwa bihabwe utiribuza hano bose babireba uzana kamera bose babireba ibintu byo muri bucece mu gace bijya hanze kero nanjye uno munsi ndagutunguye ariko se umuntu wambaye kino kintu nta kuntu wabicanga ngo urasuka si akari kubusambanyi gagabanya ubusambanyi navugane n'ababyeyi dore igikorwa cyo gufunga igikoresho kirarangiye yese nasambana uvugana n'ababyeyi mwana wawe babyeyi ntegereje umutungo wa Karuna ndabumva neza nubwo muvugira kure kuri mu ndabumva kameramani byose bikurikiranye tunga hano babyeyi gutungana n'ukwanyu yamaze gupfundikira umwana wanyu mu izina rya data wantumye iki kirasa birebe byose mu izina rya data wantumye birebe n'abadukurikiye karatunga agatunganirwa akakira ubutunzi aricyo cyamugenjeje ahangaha ababyeyi muratwumva neza yego babyeyi isengesho ndarirangije gupfundikira igikorwa cyose twakirangije namufasha agapfundura akakira ubutunzi bwe kirasifata amajwi yego babyeyi reka mufasha apfundure kango ki zana cya gikoresho mfungure yego zana cya gikoresho urwembe yego biza bijya munsi reka nipfundure cyane uburenganzira ko bamaze kukoze turahanga ngo sapeteke kanwa nebeho habyiye ibihumbi 10 yashyize muri byo bikiri ndabyemera ko mboye ikarito yanasabye n'igikapu ngo nzajyana mudire ngiki igikapu ze nk'ikiri hasi wageze ku gifumbu ugomba gutahana ubutunzi nukureho kamera umaze abadukurikiye ndakize nawe igihura kizikijwe n'icyo amafaranga wagizemo kora yawe ndakize kameramani amafaranga muri kino gihe kameramani ugenere nanjye nitwijya tunagashye ko twigirishije Kigali nuzuye ni 5 sawa show umutima wabyeyi bari kubona yuko ngo wagize kwizera guke wanashidikanyije saba imbabazi ngo pfukamusabe imbabazi ntabwo gupfukama umwana n'umuntu ugiye gupfukamira mumbabarire kuba nagize impungenge nkeye babyeyi muratwumva neza murakoze uvuga ngo gutungana n'ukwanyu upfundura umutungo wawe babyeyi gutungana n'ukwanyu ngaho upfundura umutungo wawe yewe mama yiwe yesu we kuki siya nanjye murimo ntabwo uwo mutungo ari uwawe ntabwo ari wanjye siya yesu we alhamdulillah babyeyi gutungana n'ukwanyu ndakize n'ukwanyu kameramani ushyire mu mutungo wawe wakire n'abandi fata mikoro zanyu tangazamakuru risezeye upanga umutungo wawe tangazamakuru afata n'amezi arasezeye tangazamakuru arisezeye yesu we tangazamakuru arisezeye baretse kiroso baretse yesu we 500 bibiri yesu we 5 500 igihumbi 500 amafaranga muhambiriye tureba ababyeyi bari kumaza ngo kubazanya agakoresho gatoya komeza bari umutungo n'ibindi n'ibihumbi 500 kiroso ibi n'ibihumbi 3 kumva neza nkunze tureba ntabwo nabasha kuzicumu ushyizemo amafaranga nkabande barenga miliyoni tangazamakuru kirayishyirwa
cyane mutangiye kuntenguha mukunzi wanjye cyakiramo mwana nkunda cyakire gutungana n'utwandi murakoze Imana baho umugisha mugana nge umunyamakuru bagendanye ashaka kubavugisha ababyeyi. mumbaritse yewe ubu nanjye nta kintu mwampara none babyeyi ubu ko mumuhaye amafaranga ayawe agezemo 10,000 mbona abonye miliyoni irenga ubu nize mbaga mukoresha kugira ngo amafaranga ahite angana gute kandi ko tutakwiye kamera sigara mu kibuga kandi none se iyi mpano muyiha abantu bameze gute cyangwa bari hehe cyangwa bageze hano n'uri hanze uwo ari we wese ahabwa ubutunzi n'ariya n'ayawe yo mu gitereko. Yesu we ndetse nk'umuntu uri hanze wenda ashaka ko mwamuha nawe amaso yacu yabonye byinshi imitima yego umuntu wese ahantu yaba ari ahabwa ubutunzi mukuri kose kuko izi ni imbaraga z'umwuka, ni imbaraga z'umurengera, ni imbaraga ziva ku bakurambere. Amafaranga yo kwisasira, kwiyorosa, upfa kugenda ukagira neza ntugire nabi, ugakora imirimo y'urukundo kuko abariho bategereje kuzapfa, ariko abapfuye ntacyo bazuretse gutegereza kuzazuka. n'abari mu muhanda aho waba uri hose wakira ubutunzi, n'abari mu muhanda aho waba uri hose wakira ubutunzi. Yego mukoresha kugira ngo abagereho bari hanze imbaraga z'abakurambere nizo zibikora. No mu madolari wakira mu madolari igihugu urimo nicyo uvuga ngo nshaka ubutunzi mu bwoko runaka bw'amafaranga. Aho uri hose bikorerwa mu kirere nko kubona biro de change zibaho. Abakurambere no bafite imbaraga zo gushanja aya ngaya ntago twe dukora amafaranga. Iyo tuganye tugasanga ufite impano yo gutunga no gutunganirwa, tugufata ukuboko tukagushyira ababyeyi nk'uko magarariye ababyeyi ku isi, narangiza ugahabwa ubutunzi bigeneye ku bushobozi bwe washobora gukoresha. Murakoze, ndumva twareka tugasezera tukabasezerera. Uramfasha rero nibyo binyorohera. warambwiye ngo utanga n'akazi kabutagira. Yego n'urubyaro kubarubuze kuko ntago ari ibi gusa, n'indwara turazivura. barambwiye ngo abantu banyuzwe ngo imitungo yabo ngo mu kazi bigene neza ngo bakabirukana n'abakodesha amazu bakamburwa. Upfa kuba utari kubeshya kuko iyo ubeshye mpita mbireba. ababuze urubyaro iyo ubeshye mpita mbireba. Nabo turabafasha tukabasha tukabanza kumenya niba atari ubugumba ari igeno. Hari ubugumba bw'igeno Imana iba yarabagenye ariko bagomba kubaho. Ariko hari amarozi, amashitani, indwara z'ibitegano, uburozi bw'ibiryano, abantu bamburwa, abantu bibwa. Ibyo byose nahangaha mwabonye. Aha ni ku Gicumbi, buriya mwasanze ku Gicumbi mu rugo. Nimwongera kunsura nzabajyana noneho ku Gicumbi cy'abakurambere, mubona nimbone nkubonaho muzajya mureba na basogokuru banyu mwabana mwe bapfuye. Uyu mwuga wawe utangiye yari umazemo igihe kingana gute? Uyu mwuga rero ngewe nk'uko biri ndumurarwa ngoma mwumazemo imyaka 20, ubu mfite 38 nkukora. Ariko muri 18 sogokuru yandaze ingoma ntangira umurimo wanjye. Kuko ngewe ubwanjye ndi burebure imbaraga zibikora neza abakurambere. Murakoze cyane. arabufite bagukorera. Uyu muntu ari mu ihembe se cyangwa ihembe ririmo? Ni ukuvuga ngo iri hembe ni iginkura rishinzwe kujya guhiga andi mahembe bateza abantu. Ibyo mwumva ngo ibitega ibitama muraribona rigizwe n'amabara atandukanye. Abantu bakombaje ngo ujye bita riravuga. Shatse naceceka rikavuga ryonyine. Reka nemeye kiro keretse gato ngoni rivuge ntuvuge vuga wahembe. Yesu we amubaza ushaka umubaza. Barakoze, Imana baho umugisha.
none se ko mudafasha abababaye n'imfungwa Nanjye. n'abapfakazi Njyewe. n'abandi bazabagane mumbarize ko nanjye byamfasha Yego, murakoze ababyeyi uzasaba hari rambere. umuntu turi kumwe witwa ngo Kiroso ni mumbarize ko nanjye n'umunyamugenzi yagira ikintu bamfasha. ntabwo mubariza ngo kibarize Yego murakoze ababyeyi gutungana n'ukwanyu murakoze cyane. Ese kujya kubimashya. Muga. Oya, Kiro, Reka jewe ese tugere kurampaho. Kiro. Bakunzi basaba cyangwa ba kiganiro yizi reka nigendere.